urakaza neza cyane kuri Ketchup TV show. Murakoze. Urumva umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Wowe umeze ute? Nanjye ndaho. Abana bameze gute? Bameze neza. Kuri guseka. Bameze neza sheri. Okay. Yeah. Ikiganiro kiriya ni indyankurye. Indyankurye cyane. Bo tugiye kuganira ku buzima bwacu. Bwacu cyangwa bwanjye? Bwawe. Umunyamakuru uri aha ngaha ari kumbaza ntabwo bibaho. Kanivanemo. Nta kibazo. Kuva twamenyana mu mpera za 2009 muri ndumva ari mu kwa 10 2009 ndumva ko ndumva ya urugendo rwarakomeje. Wigaga 2009 wigaga mu kangahe? Ndabyibuka ntabwo mbyibuka ko subise nko mu wa gatatu ra mu wa gatatu wahe primaire. Oya. Warasiba waradubaguye cyane. Waradubaguye cyane. Ni mu wa gatanu. Si mu wa gatanu ra. Ibuka neza bwo kuko ndumva 2007 nigaga mu wa mbere na 2004 nigaga mu wa mbere ndasibira. Narasibiye ko warasibaguye cyane. Oya gaceza. Mama amaze gupfa narasibiye kuko nasubiye inyuma. Ubwo 2009 nigaga mu kangahe? Ubwo ni wakabaye wiga 2005 mu wa mbere. Wakabaye wiga nyine nko mu wa yego mu wa kane mu wa gatanu. Yego. Nimba ari 2005. Yego. Ko watangiye gukundana ukiri umwana cyane. Naho naragashinze. Yego. Nawe uri iki? Ndi umuntu wamenyanye n'agashinzi. Namenyanye n'agashinzi. Bon, nyuma y'icyo gihe nibuke twakundaga kuza iwanyu ariko buri gihe nimugoroba tuje kurya. Yego, akomana sheri uranyibukije. Mwaga mwatetse neza. Abantu ntabwo baryaga iwabo. Nyine muzi gufata abagabo neza niyo mpamvu nyine kuko urumva twabaga tuje dukurikiye mukuru wacu. Ko nibukanye ubwa mbere ubundi nkubona mukuru wawe ese avuga ngo dore umugore wawe. Bundi Imana ibibizi 2009 we nyine urabasobanurira impamvu iyo myaka 10 bayibabwiye. Harabazi ko nyine ari imigaryo. Narabivuze ishuri igihumbi nuko abantu hari aba badashaka kubyumva ariko nuko bimeze. Twamenyanye 2009 irangira 2000 na kangahera wambwiye ibintu ngo byo kubyara. Mana yanjye yakose yari 2013. Burase wumvaga nabyara umuntu akabaho. Icyo gihe wazaga konsura uteze moto nkayishyura. Reka mbabwire umuhungu namenye mu buzima bwanjye wanyumije kugeza n'aka kanya n'umugabo wanjye. Nagiye kumusura mvuye mu Miduha. Moto injyanira 600 yabaga mu Nyakabanda. 100 nasigaye habe kuyama motari yarayamugaruriye. Uri mumbare mu nyumvire mu gutaha nabwo kandi arongera nyishyurira moto. Zayama tu. Nta telefone wagiraga rega byabaga bigoranye na communication. Sinzi nimba ubyibuka. Ndabizi ariko nakoreshaga uko nshoboye twavugana. Ubwo sizo katresi yuzima. Ntago wishyuye kuri telefone wayishyuye. Mu kiragiye manzi itari yaragatangiye gukora. Niba yari nahari nta muntu wari ubizi. Nta muntu wari ubizi. Ariko watanze igihumbi barakugarurira urayagumana. Kunda amafaranga yo mu 2010 na kangahe uracyayibuka ko natanze igihumbi. Ibyo bintu byarambabaje ahubwo ugomba gukoresha uko ushoboye gashaka ikintu nk'impoza amarira. Nzabikora ibyo ngibyo kuko wakoze ibikomeye. 2013 2013 nakubwiye ngo twibaruke. Nako cyakora urakarara wumvaga ndi bubyara uwo muntu akabaho. Haraho byari biturutse ariko harahari. Mwakibaza ngo aho hantu ni hehe nuko ubaze neza no kuvuga 2013 ujye ubara tuvuge iyo ugenda ubyara buri myaka 3 Bafite abana 3 n'ubundi. Yego. Niyo mpamvu nyine hatazagira umuntu wibaza impamvu byagenze kuriya. Imana yabikoze ibizi. Yego.
birahura neza birahura neza nyine haba haragiye hazamo ibintu byinshi cyane bitandukanye isi niko imera. none se ubundi kubera icyo utabishyizemo imbaraga zishoboka zose aho nabaga urahazi twaravuganaga kuki utabishyizemo imbaraga zose zishoboka ariko ngo twongere tubonane. Twarongeye turabonana nyine twarabonanaga ariko biri aho ngaho nyine bidakomeye sibyo. ntabwo bavuga ko bitari bikomeye kuko na urebye ni ubuzima nyine nta by'ubuzima kubera icyo uvuga ngo ndanarakaye nta by'ubuzima wagombaga kubishyiramo imbaraga. wowe kuki ntazo washyizemo? Ndetse nari kukwiteretera ukajya ngo hari ibindi ngushakaho. ubu se waranyitereteye? oya byarikoze. niyo mpamvu nyine burya ikintu kigira igihe cyacyo uko byagenda kose. cyakora ni ukubaha ibyo Imana yashatse gukora. kurumva nyine yibutse icyo gihe imara n'agahinda. cyakora yamaze agahinda nyine bizira rimwe umunsi umwe tariki 14 z'ukwa kane ndumva ari itariki tutazibagirwa. niyo mvuze tariki 12 wumva iki? tariki 12 ubundi ya buri kwezi uba wumva ubundi muri wowe nyine tureke wenda ubundi urebye 2013 abana batatu 2023 tariki 24 tariki 24 ariko hakaza tariki 12 kandi irembo barifasha ari de 14 z'ukwa ubwo giye kubihuza nyine z'ukwa gatanu mbyara de 14 z'ukwa kane yego dusubirana le 12 sibyo le 12 bwo rese nuko twasubiranye ubundi niko twafashe umwanzuro oya ndazibuka ahubwo reka nze nzisome banize phone nzisome kubera ko bemeye phone ubundi le 12 uzi impamvu ari byo mvuga nuko ari bwo cyagiye twahuye ukajya kungurira nibwo wabonetse ntagarwa cyane ntago twahuye turi imbere y'abantu nose kumva na WhatsApp yanjye yabaye ibibazo ndazisoma gute nuko telefone yigize nabi mba nzisomye akantu ku kandi. ndabona nk'iyo mbonye hafi 2021 mu kwa 11 hari tariki 25 postinze agafoto ndakwandikira ngo umwana nemera urandika ngo urakoze cyane sheri 2021 naje ndakwandikira ni wapi nagende yanze ko tubonana urasubiza ngo wibeshya uragenda ujya mu byawe sinzi ibyo wagiyemo noneho mbona wanyandikiye kuri anivu yanjye ndumva aribwo nibwo wanditse akantu ntabwo ndi kureba neza zagiye zisibama kuko ni kera njye ntabwo mfite iPhone nkawe ntabwo nyikunda by the way nuko byicanze ariko ndazifite mfite izibanza kabisa kuzawe ariko uribuka igihe se nabona nakubwiye ko nifuza ko tuzakora ubukwe ko ni kera cyane ni kera tureke ibyo kubyara noneho haje noneho kwifuza gukora ubukwe waje kundeba hehe mu Nyakabanda ubwo ni kera ni ryari ntabwo nibuka igihe ariko wari uri kumwe na Selemani muvuye gusara ijuma ariko by the way abantu bazi ko ngo nabaye umusiramu kubera ubukwe ya ngiye ubundi nagombaga kurongora umusiramu kazi kuva 2000 ubundi kuva 2003 nari umusiramu nge niga mu wa mbere muri Eto Kicukiro. Rero abantu babyitiranyaga ngo yabaye umusiramu kubera ngewe arababwiye nta wapi yahoze ari umusiramu kuva na mbere. Rero icyo gihe nibwo naje kukureba Selemani amaze kugenda urambwira ngo dukore indobo waretse bakaguha akantu ko kunywa se Selemani tuvuye gusara ijuma yego mwe muvuye gusari arataha turasigara urambwira kweri icyo utatashye umva mubwire yatashye ubishaka cyangwa ashaka haguma nashaka ko ataje sinaje kumureba okay nashaka kumva nyine yari afite akantu ko kwigundiriza mu rugo rw'abandi
uri kumva amaze gutaha urambwira ngo dukore indoba none umwana yanjye numva ntabwo nzagaruka kukureba. Wumvaga nyine narasaze? Oya numvaga biteye ubwoba. Kiriya gihe urabizi abagore barabahondaguraga cyane, abo wahuye nabo nyine harabona abonye bakajya bakubita abagore babo, rero numvaga abagabo bose barwana. wabonaga ngira amahane se? Byari ubwana nyine no mu buzima busanzwe se kuva icyo gihe nyine urumva nzi kuva kera? kiriya gihe ntabwo nabonaga ugira amahane, ariko nanone ubwenge nari mfite ntabwo bwari bumbwire ngo we ntabwo yagukubita. Nyine numvaga ko iyo ubaye umudamu bagomba kugukubita. si ubundi dusubiye inyuma, ubundi kera wiga muri primaire ari igihe wansuye mu rugo ahantu twabaga kurya nyuma kuri 10 tutu, ubundi ntiwavugaga kera. ubundi nk'iyo nyine ubundi uje gusura umuntu ntuvuga. uje gukora iki? Wabaga uje gukora iki mu by'ukuri? Njyewe usibye wenda kuvuga ngo cyakora nari mfite ikintu cyo kukwizera, numvaga nta kintu wantwara uko byagenda kose. Kinagutwara ubwo ni nk'igiki? Urumva gutekereza ngo ngiye gusura umuhungu ashaka gufata ku ngufu akantera inda, ashobora kunsoma n'ibiki byose, numvaga ibyo bintu utabikora. Sinagusomye. Warabikoze ariko numvaga bitasheri. Numvaga bitari bubi, urukumva? Kandi koko bwo sinavugaga, n'igihe cyose nabaga ndi bakorande kutavuga ndavuga, niko nari meze. Kansura isaha yose amasaha abiri. Rero numvaga nta sinzi uko nabivuga, nawe ngufitiye icyizere cyinshi cyane. Akoze. Kandi ni nacyo nyigufitiye. Ni byiza cyane. Nubwo nyine wansomye ntabwo byari bibi. Yego. Wumvaga nyine ugomba nyine kuza kunsura? Numvaga ngomba kuza kukureba, nubwo nyine hari ibintu wambwiraga wenda bitewe nuko hari ibyo nabonaga ahandi hantu bibi nkumva ngize ubwoba, ariko numvaga nanone ngukunda nkavuga nshobora kuba natindana nawe nyine akankubita, ariko ubundi ndamukunda nyine nari mfite kujagarara cyakora kwinshi. Kwinshi pe. Kwinshi ndabyibuka. Kuko iyo ntuza twari kuba twarabyaye kera, twari kuba dufite abana, twari kuba tumaranye imyaka n'imyaniko tubana. Imiryango yari kuba yarazanye ibibazo byinshi cyane ko ni kera cyane. Yego. Ni kera cyane. Ariko reka nkubwize ukuri, niyo hagira umuntu ubyivangamo akavuga ngo Neri ngo ni umwana ngo baramuhemukiye ngo hagiye nko kukurega. Ubundi wari kumfungisha kiriya gihe bishaka? Njyewe? Cyane ubu wamfungisha? Ahubwo wowe wamfungisha. Umva nkubwire, iyo haza kujyana n'umuntu n'umwe ubikora byari gufata ubusa, ni ukuri. Sindi kubikubwira ko akuri umugabo wanjye, ariko byari gufata ubusa. Byari gufata ubusa. Kambyizere. Urabyizera? Nabyizeye. Aha. Nzi ko tutabisubiza inyuma, byizere. Byararangiye. Tugaruke noneho vuba aha ngaha. Ubwo birarangiye ngusabye indowa, ubwo ni kera nuko umuntu avuze umwaka, ubwo ni za 2015 na 4 gutyo. Ese beka mbaze nkubaza, ubundi ibintu wansabaga wowe wari ubizi ko nawe utari mukuru cyane? Ntabwo nari mukuru cyane, ariko nyine ubundi ubwiye umuntu ngo mukore indowa iyo azi agaciro k'indowa bihagace nyine aguha icyizere cyinshi, arakwizera nyine kuko aba yumva ko mufiteho gahunda, atari ibintu byo guhuzagurika cyangwa gusura ugataha. Ariko navuga ngo yigataha. Igihe cyo kwiga utaha hari igihe nyine uba wumva ugiye kukivamo nyine. Ntabwo uba ukiri umu externe uba mu kigo. Ubu usigaye wiga uba mu kigo. Ceceka. Aha. Ubwo twakomeje kankubaza ikindi kintu. Urumva ubwo ni imyaka myinshi yaciyemo, gusa icyo nzi cyo bakunze kubikubaza, ntabwo wigeze unsuzugura ko nakwandikiraga wakomezaga kunyita sheri, kandi mu binyamakuru byabaga byacitse umuntu ngo bamwambitse impeta ngo ibiki n'ibiki, ubundi nk'ubumwajije ngo wansobanurira wambwira ngo iki? Biriya nta kuri kugeze kubaho. Impeta nzi n'imwe n'iyawe. Biriya nimwe niyange gute kandi nkwereke ikiganiro? Oya, biriya ni amagambo navuga ngo abantu bavuze batabanje gusobanukirwa neza. Ni nk'uko twaca ahantu nkakunda kino gikombe ukakingurira,
sibyo ariko iki gikombe wenda kikaba gifite ubundi busobanuro mu bantu wakingurira wenda na postinga ngushimira umuntu akahita yumva nyine ko wakoze bya bindi cya gikombe kivuga. Okay. Yego. Kambyemere kuko nyine byararangiye. Oya. Ntago nabyanga. Ubu wambwira ibyo wishakiye. Birarangiye ubwo narabyirengagije byose nyine kuko iyo mba ndi umuntu hari abantu bakurikira ibintu by'amagambo. Yego. Nta kintu na kimwe mbese nari kujya kandi ngenda fuha cyane. Urabizi. Ndi gufuha bicuruzwa waba umukire. Naba narakize cyane. Naba narakize cyane. None bibiri twihute dusimbuka imyaka myinshi. Yego. Tuze muri bibiri muri anniversaire ya 2021. Na kabiri. Yego ni na kabiri umwaka ushize. Oya ubwo ndavuga yejo bundi. Oya uravuga yavuba ndavuga ya mama ya mama Gabire. Yego. Yabaye 2021. Yego. Ndumva rero nimba nibuka neza muri igabanyutseho gakeya sibyo 2021 nibwo nakubwiye ngo Covid yaragabanyutseho gakeya ko ndumva twari dufite ibintu byinshi cyane bitubangamiye icyo gihe. Ngira ngo niba hari nko mu kwa 11. Yego avuga mu kwa 11. Nyumbere yaho nko mu kwa 7 nibwo ni nakubwiye ngo waretse tukazakora civile ngo nko mu kwa 3. Mu kwa 3. Burya amagambo nyine umuntu arandika bikirema cyane. Urumva ubwo kwari mu kwa 7 mu kwa 3 civile yabaye mu kwa 5. Yego. Tariki zingahe? Tariki 27. Byibagiwe aka kanya ashize umwaka. Oya sheri erega subizi ko simukadi yanjye gishyuha. Yashyushye noneho rero. Ariko ndumva ari nka 27. Yego. Ubwo se umuntu akubwiye ngo resume muri make. Yego sheri yabaye 27 z'ukwa 5. Yego. Nta mwaka wari urimo. Nawo. Ariko twabishyize ku murongo ryari ibyo bintu byose. Sha. Ni igihe gito amezi make ashoboka mu kwa 2 tariki 18 nibwo twagiye kwa mama wawe. Sibyo? Yego. Mana njye cyakora kankubwire nanone tugenda numvaga mfite isoni kandi mama we dusanzwe tuziranye ariko uzi kugenda umubyeyi azi ngo bagiye kumuzanira umukazana shaka wumva njye nagiye nanasaraye cyagiye ndi kwibaza ndamusuhuza gute ukagira ngo ntago nyine nzi ukuntu basuhuzanya numvaga nabaye inzanga cyakora amahirwe naramuhobereye ahita ambwira ngo ni Nerise ngo ize Nerise tuziranye. Umva umeze utese akikubwira ubu ndakivuga kuri nahise mvugana ahangaha nageze iwacu ndi kumwe na Shakira ndamushimira kuko yanyakiriye neza byatumye nyine nagira ikintu cyo navuga ngo cyo kumutinya nyine ngo numve ndabangamiwe ngo njye mvuga mu mutima wanjye Imana mbaye tugasohoka hano hantu. Byagenze neza na wa monkre wawe wari uhari byari byiza iminota mike ariko natwe ntabwo twatinze. Twahise tujya he? Twahise tujya mu mujyi ariko kuva uwo munsi iki kuva uwo munsi Mana y'isi n'ijuru twaraye Gisenyi iminsi 2 nk'umugore n'umugabo. Yego Mana. None i Kigali twahise tubana. Yego Mana. Njye niko nabyita hari umunsi washiraga tutabonanye nawe twarabonanaga buri munsi yavaga ku kazi ancaho tukabonana aho n'abandi hose. Ubundi amasaha yarageraga nusurana mu masava nibo abantu bambwiraga amasaha yawe arageze bye. Mbega kereka wenda iyo bazaga mu rugo tukaganira wenda ku manywa amasaha yo kuva ku kazi ataragera ariko babonaga saa 11 zuzuye ngo ubu uraboneka. Niyo mpamvu rero mvuze ngo ngiye twahise tubana twarahoranaga hafi cyane ariko mubwira akantu wankoreye ukambabaza wistangira kugera mu byakobaje. None yego mbwira turi kuvugisha ukuri. Yego umunsi nkubwira sindi buvuge iyo show yari yabaye sibyo ntago ndi buyivuge kubera ko
nabishaka sibyo yego uzi ubyibuka ndabizi uyu muturage naramubwiye ngo ndashaka ko ejo oya ejo yego ariko yari asanzwe abizi ko ngomba kuzajyayo ndambwira wambabariye ejo tukazajyana aha hantu ukuntu yansubije sindaba tayari nimba tayari nzakubwira nibaza azaba tayari byagenze gute avuga noneho uyu nguyu agiye kunesha umwanya ari we nsanzwe nzi kambabwiza ukuri ibyo bintu twabivuganye turi iwe narabyimbye nta kindi kintu nararize ubundi ndataha njye iwacu ndaryama utumesaje ngewe mbabaye mera nk'umunyamatiku nandika utuntu incyuro nk'iz'abakecuru uzirushya utuntu nk'utwo tw'abakecuru cyakora ku bw'amahirwe byarangiye neza disi warakoze byarangiye neza waje kunsaba imbabazi ubira ibyuya urabyishuri sibyo ibyuya nanone bikabye wanzaniye agashokora ko gusaba imbabazi turiya dushokora nyine two noneho kugira ngo uvuge ngo mbabarira byari byagoranye biragoranye ntabwo nkunda gusaba imbabazi kuko udakunda gukora amakosa ntabwo nkunda gusaba imbabazi sinkunda no kwisobanura ariko hari abantu benshi wenda muhuje batabikunda ariko ngiye kukubwira ngo mbabarira ni nko kuzimya buje usaba imbabazi cyane kuko ugira amakosa menshi ndayagira marayika we nta muntu utagira amakosa cyakora hari abantu bagira amakosa menshi pe cyakora kamubwira nshima Imana ko nta muntu wigeze wenda nko muri famiye ngo avuge ngo ngo none ngo kubera iki ngo mugiye kubana kumwe nyine ubwira famiye yawe umuntu mugiye kubana kumva batangiye kugushyuhaho ngo hujya ngo baburetse ngo haracyari kare ngo ubuse ngo urabona uri mutoya kuba ugiye gushaka nonaha ngo ubundi siriya mugabo urumva ari ushaka cyangwa nawe baze bakubwire ubu urabona nero uzamushobora ngo bireke sibyo wenda urambwira wowe niba hari ababikubwiye ngewe wagira ngo bari barandambiwe kandi nta myaka 40 ndagira ubwo nagukuye he nagukuye mu muhanda cyangwa wowe wanyweye mu muhanda aho buri umwe yakuye undi arahazi sinavuga ngo ni imihanda kuko ni ikintu cyatangiye kera ni ikintu ntabwo cyubatswe nyine umuntu abyumvishe yakumva ko ari ibintu bije nyine kubera ukuntu byihuse umuntu ashobora kugira ngo nimba babyita good food reka nkubwire sheri hari nk'abantu bibazaga ko dushobora kuba tubanye kubera ko waneye inda sibyo kubera ukuntu babonye ko byihuse bazabare neza bageze no mu kwa gatanu kuko nabyayeho mbere gato yabyaye ubundi wabyaye habura hafi ibyumweru 3 ngo igihe kigere cyo kubyara ko abantu bazi kubara abantu ariko barabazi hari no na comment nabonaga ese mumuteye ubwoba zira comment z'abantu hari comment nabonye ngo twakoze ubukwe mu kwa 7 umuntu aravuga ngo mu kwa 9 ngo tuzaba ngo muzaba mwatandukanye gusa yanteye motivation naravuze siko byahari igihe byashoboka uyu muntu wabona abonekerwa wenda aragatsindwa nyine naramusengeye sheri bene nka bariya bazi kubona ibintu bidahari bitari n'ibyabo kuko ibyabo biba byarabacanze Nyagasani rero yabajyanye kure alhamdulillah wa muntu we wumva ko tugomba gutandukana Imana yagukojeje isoni ngo mu kwa 9 ngo muzaba mwatandukanye Imana narabirebye ndavuga cyakora abantu biteje imbere yiteje imbere cyane yafashe umwanya uhagije wo kwandika ako comment mbi rimwe na rimwe tukazange kuko ziradukomeza yaramfashije yane motivation nyinshi cyane uko acyenda kugeze nyine mbona koko kurarenze numva gwenda wagira ngo muravugana yewe shatse muze nagende arakatsindwa ako twebwe cyakora nshimira Imana ibintu byacu Nyagasani yabibayemo kugeza n'uyu munsi kandi Nyagasani akomeza bibemo kuko twagiye gusubirana ngewe maze iminsi nsaba Imana ko yandinda guhobagira haburaga gato ngo mubagire oya kubera iki ari cyo kintu nasabaga njye nasabaga Imana ninongera gukundana sibyo Imana uzame gukundana n'umuntu nzi unkunda nanjye mukunda unyumva ikindi w'umusiramu
hari ikiganiro nakoze ni kwa Philipita ngira ngo kuri channel ye atari muri The Choice ibintu hamwe aho ngaho ndabizi yego ndi kuvuga ngo sinshobora kubana n'umugabo ngo utari umusiramu abantu baranutse ariko abantu nimugatukane buri muntu wese agira ibintu yifuza nk'ubu ngubu ushaka kuvuga ngo sinabana n'umugore w'inzobe mu byo yifuza sinabana wenda n'umugore w'igikara yego cyangwa inzoga twese tugira ibintu dukunda bitandukanye rero nanjye nasabye Imana ko yazamo umugabo w'umusiramu irabikora iramuma ntabwo yabaye umusiramu kubera ngewe yahoze ari we rero ngewe nshimira Nyagasani yuko buri kintu cyose musabye aranansubiza amina gikomeza nanjye nabyutsabira ariko yego ndagusabira ngo koza erega niwe mfura yanjye hagakurikiraho Kami ubwo nyirijana ni sister uri kumva hagakurikiraho Kami hakajyaho Haula Mikael na Talia urumva abana bose no gutyo bakurikirana yego Talia niwe mutoya yego kandi impamvu nemera ko Nyagasana aratwumva iyo usabye Imana wizeye iratwumva uribuka tumenya ko mfite abana 3 mu nda tukavuga Mana uzaduha abahungu 2 n'umukobwa umwe washaka abakobwa ariko oya naravuze aho kugira ngo impa abahungu gusa sibyo izaguha agakobwa izame abahungu 2 n'umukobwa umwe kugira bite bingana yego none Imana yarabikoze ubu ni sawa cyane ceceka hari abantu babambaza ngo nzabyara ngo abandi bandi bumva twakongeye bose abandi bundi we ahaguye mbwire wowe bumva twabyara njyewe ndi ikinege abandi 3 tubizi ko nyemvuka ngiye nyine ni ubushobozi bwari umuntu yakuzuza isi urumva twabyara abandi Imana hariya impamvu yaduhaye bariya urumva nuko umuntu aba atazi story behind ariko iri true 2013 ibyo bintu twabivuganyeho nta muntu wari uhari nitwe twembi ubwo rero ugiye ukuba 3 gukora kugeza nka 2019 wenda akaba ari kumbara 2013 2016 ndi 2023 bari abana 3 nyine ihita dukubita nyine icyarimwe kugira ivuge ngo Jean-Luc ngo wajije amarira akira none ndaguhaye none ngambwira rero ubu ngubu mba numva bihagije kunkurikije igihe nabisabiye n'igihe byabereye nyine ni nko kuvuga atakira ubwo ikindi kintu kwaba ari ukugondoza Imana nkurikije uko bimeze wowe se wowe wumva bimeze bite se tuvuge nka mu gitondo urabyutse usanzwe uratwite none tugiye no kureko nyine wa muganga w'inshuti yacu arakubwiye ati ni 3 cyabane ufite abana 6 kuko ubu ngubu ni double kuko ubu harafunguye aho hantu nyine ibyumba birahari bakaba nka 6 wabigenza gute mbese uwo munsi kuko ndibuka ko uwo munsi nubwo wihagararaho ntabwo byagenze neza watashye nyine ntabwo ufite ubwoba bwinshi bereka nkubwire nk'uko n'ubundi nasabye Imana kuriya ku bana ngo izamo abahungu 2 n'umukobwa ikabikora ni nako muranyisaba abo wamaye alhamdulillah nta bandi ahubwo nizi imbaraga n'ubuzima bwo gukorera abo ngabo no kubarera bakegera hejuru nyine bakamera neza aya sheri barayamaye barahagije nyine barahagije bisubize ko ari igena nigena ariko ndayisaba nk'ikiremwa cyayo abana yamaye barahagije nuko akabana 4 kubitaho wenda umuntu abyaye nk'abandi 6 10 twazakongeraho undi umwe kugira tugire nka equipe ya football mama tugashaka nk'abasimbura wenda babakuze babo wari ukoze twiganira ibindi sinshaka no kubitekereza cyakora nabanza nkata nk'ibiri 10 nyiri no gutekereza naba numva n'uwo muganga ubibonye wenda arwaye nk'amaso arwaye atari kubye kandi ari ecography ntabwo wizera ecography kugeza akanya nyine urumva ubona namenye no kuyirebamo ushaka kunyereka ikintu nkakimenya utaravuga ariko oya nyine nakubera gucanganyikirwa najya numva ibintu ariko ubwe atabizi oya humura ntabwo bizaba birahagije n'ukuri ndayishima pe
birahagije. Bo, ndashaka umbwira ibintu ngo ndavuga ibintu bitatu. Ndashaka umbwira ukuntu urugendo rwawe rwo gutwita, twabaga turi kumwe ibyo ndabizi, ariko buri umwe afite ibyiyumviro bye nyine. Njye hari uko nayibonaga, nawe nyine hari uko wabaga umeze. Njye wenda ibyo nabonaga, ubu nyine ugiye kubwira umuntu wese ukurikira Ketchup TV show, nuzayikurikira urabanza mu bintu bitatu urambwira urugendo rwawe, tubwiye ibintu ugiye kuzadusangiza, kuko numvishe ngo hari uburenganzira uzabanza kunsaba kugira ngo amatrip azajya aboneka nyine werekane ubuzima ubayeho. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ndashaka kutubwire nyine uduteganyiriza iki kuri Ketchup TV show. Mu by'ukuri cano ujya kuyifungura twari kumwe, igitekerezo cyaje turi kumwe. Ubwo ni ibintu bitatu nyine ugiye kurezima, ubundi tugashimira abafana. Ubundi mbere na mbere, urugendo rwanjye rwo gutwita ni inkuru ndende pe, ntarezima ngo bikunde, ntanavuga aka kanya ngo irangire, sibyo? Ahubwo abantu bazajya badukurikira hano kuri Ketchup TV show gake gake bazagenda babibona. Hari wenda n'ibitangazamakuru byagiye binumira nkajyaho nkavuga gatoya, ariko ntabwo navuze neza ngo mbivumuze. Yego rero nzi ko ngo nzabivuga, kuko hari nk'abantu bashobora kubyumva wenda twita abo bana batatu, wenda nawe ugifite ubwoba, ashobora kuba yibaza ukuntu bazavuka, ukuntu bazabaho, mbega yibaza nk'ibyo nanjye nibazaga. Ibyo byo nzabigarukaho, ndabasezeranya ko nzabakorera uduce twinshi tugendanye n'ukuntu natwise kuva ku munsi wa mbere. Ukuntu watwise? Ukuntu watwise cyangwa urugendo uru rugendo rwanjye rwo gutwita ukuntu rwagenze. Hari ukuntu wabivuga byose? Ukuntu watwise hari ukuntu wabisobanura kuri oya kombe. Noneho ikindi, iyi cano urabizi kuva mfite inda nimba ari y'amezi 5-6 ubwo nakunze kureba YouTube cyane pe. Ngeze aho ngaho hari abantu nakurikiraga, abo nakurikiraga benshi ntabwo bari abo mu Rwanda. Yego. Maze kubyara ahubwo mfite inda y'amezi 7 yenda gusatira 8 nibwo natangiye kureba abantu bo mu Rwanda, mbona ibintu bakora ni byiza. Hari umukobwa witwa ngo Niki, umunyarwandakazi, niko kuri YouTube yitwa, niwe nakundaga kureba kumwe n'umudamu witwa Stella. Yego, abo bantu narabarebaga, nkareba ibintu bavuga, nkareba n'umudamu umwe wo muri Kenya witwa Mwende. Bose uko ari batatu narebaga ibintu bakora nkabona nanjye ibintu nabishobora, kandi noneho nkanabikunda ibintu bakora, nkavuga ko bifite ahantu bijya guhurira n'akazi kanjye ka buri munsi ko gukina filime, kuki ibi bintu ntabikora. Ikindi ko mfite n'ikintu nasangiza abantu, kuba nzibaruka abana batatu ko atari ibintu bisanzwe. Yego. Noneho icyo gihe kiragiye nwite rero ntabwo numva ko nzabasha kuba najya imbere ya kamera, kuba hari ibintu byinshi nakora ngo nyitangire ako kanya. Birongera biraguruka biragenda, nkajya nirebera abo bantu nkareba. Noneho rero reka mbyare, noneho nangire kureba. Hari umugabo umwe wo mu Bushinwa, sindi kwibuka izina, nabo bafite abana 3. Umugabo niwe ubikora, simuzi? Yego, njyamubona. Rero noneho ndi kumureba, noneho numva ndaryohewe kuko abo bana 3 afite nanjye ndabafite. Noneho mbihuza na bya bindi byose nagiye ndeba kuri abo bantu navuze. Ndavuga ko reka ibi bintu nzabikore, ni ibintu nzakora mbikunze, bikanambyarira n'inyungu. Yego. Kuko ntabwo ari ukubikora gutyo gusa. Yego. Kandi nanone nkagira n'ikintu mbwira Abanyarwanda. Numvaga rero mfite ikintu ngomba kubwira Abanyarwanda, niyo mpamvu natekereje kubikora. So rero ibintu bizacaho hano ni byinshi pe, nta mupaka. Ni byinshi. Ndi gutegura yuko nk'abamama bagiye babyara abana 3 cyangwa se wenda na ba papa wabo, kuko hano hasi hariho nimero yanjye, bajya bamamagara tukaganira, bakatubwira ukuntu
nyine nabo byagenze cyangwa se ukuntu babayeho n'abo bana kuko twega abacu bakiri batoya natwe hari byinshi dukeneye kumenya wenda kuba bafite batangiye gukura yego wenda bashobora kuba hari ababyaye impanga za 2 cyangwa 3 2 turabarenze dushaka aba 3 kuko uwa 2 nyine nyine ni 2 ubundi bibaye byiza wenda baba ari aba 3 oya aba 3 nta byango bibaye byiza nibyo byadufasha cyane batubabarire ntibabyumve nabi nuko nguko ameze abantu wenda babyaye abo bana cyangwa se wenda wakumva hari indi channel ngiye gutangira kugaragaraho vuba ushobora wenda kuba ufite story nyine igukomereye ariko wumva ukeneye kuganira n'abantu wenda ukaba wavuga uti ariko ubundi ubu ngiye ahangaha nkaganira na Ketchup si byagenda neza hakagira n'abantu bakugira inama bakakuganiriza ibintu nk'ibyo ngibyo naho rero hazajya hariho namba yanjye abantu bagiye bakuganira abantu yego yitwa 3D TV niyo kuri YouTube rero vuba ama nimero yawe yo nimero yanjye iri hano hasi ku kiganiro wivuze nta kibazo hari abantu bumva nyine hari abashaka kuyumva badashaka kuyireba 078 yego 11 yego 8 yego 5 yego 11 tararenga aho ngaho se nari nagiye nyine kango nkubwire ushaka kumbwire challenge ikintu cyakugoye gutwita byo ndabizi byari byinshi uko twabaga turi kumwe ariko njya ku kazi ugasigara mu rugo kandi ugomba kujya gukina ugomba kujya gukora ibyo biganiro ugomba kwita kuri abana 3 ukaba rero ukamenya uko buri kantu kose byagenze gute ndashaka unsobanurire muri make nk'iyo tuvuga urugero nyine nk'iyo wagiye nko kuri codinga cyangwa muri shoot bweda ukaba bamenyaho ntabwo urasubira sinzi uko bimeze baranyirukanye na Ramazani yarakwirukanye tumuhamagare tumubaze ndashaka mbwire challenge nk'iyo muri shoot nta challenge ushobora kugira nka telefone ko telefone ibiriho ubonye nka telefone yo mu rugo wenda ntibiraba simbizi ko nago nyine buri umwe bagiye guhiga hirya no hino challenge uwumva byagenda gute yego akazi family ubundi baravuga ngo family niyo izi imbere ubwo nabana bawe nyine baracyari bato tariki 17 bazabuza amezi 3 ariko ntiwaryamana nabo ngo tubeho nyine gutyo gusa shambwira ikintu kigoranye kuko nturyama ndabizi yego ntago uryama kandi no kumanywa urakora iyo challenge ndashaka mbese uyisangize wenda cyangwa nk'abafana bawe biba bimeze gute ubundi nk'umubyeyi w'abana 3 bakiri impinja wirirwa imihanda sheri ntago biba binyoroheye kuko wa mugani wawe wenda kenshi nta nubwo tuba turi kumwe buri mu kazi kawe nanjye nagiye ariko nk'ejo bundi naragiye njya gukora maze nk'indi minsi 2 ntaryama yego ndabizi nyine usibye kumva mu mubiri muri ako kanya uri kumwe n'abantu uri gukora ntago biba byumvikana cyane ariko iyo wicaye gato ushobora no gusinziriraho rero birangora ariko nkikomeza kubera ko nzi icyo nshaka yego rero wenda ndi nko mu kazi nkabona Jeannette arampamagaye tanibaza ninde warize cyane kuko mubwira ati nihagira urira cyane ukabona biri kugorana umbwire nicyo kibazo mbese urira ikintu cya mbere umwana urize uhita wumva nyine ari ikibazo yarize bikarenga urwego dusanzwe tuzi mba nibaza ko hari ikibazo yagize kuko atavuga hari umuntu wambwiye se ngo iyo umwana arize ngo abari kwagura imbavu ubundi nibyo ngiye ubundi hari ibyo mba nazi hari n'abavuga ngo abari kugorora ijwi yego ntabwo mbyizera ashobora kurira hari ababebe bakunda kurira pe kuko nanjye ntawe warariraga Latifa ambwiye ko ngo wariraga cyane cyane ariko ngo cyane ariko hakaba n'umwana ushobora kurira ko afite ikibazo yego rero niyo mpamvu mubwira ngo ndagiye ariko nubona arize pe umwana akakunanira umbwire ngaruke urumva ngiye nshobora kuba mari nkabanza uburyo mufata nabona byanze nanjye nkajya kwa muganga nicyo kintu mba nekereza gusa nanone hari igihe amamagara wenda ashaka nko kumbwira amata arimo wenda ntabwo ari bugeze aya masaha kugira yumve niba ndi butahe kare yego
kugeza ubu ntabwo arampamagara ambwira ngo hari umwana uguye ngo kumwe nyine abana banjye barakubagana, hari ahantu umushyira ngo aryame ugasanga yahavuye wenda ntarabwo ngo ambwire gutya. Ariko iyo ngiye nkamara amasaha arenze 5 yego ndabakumbura. Urabakumbura? Uvuga amasaha 5 umuntu abibye nta kibazo, oya ku munota ku isaha ya 5 nyine wahita ubimenya. Oya nyine iyo ngiye yego ubu muhamagara mu hagati cyangwa buri saha mba ngomba kumuhamagara. Okay. Gusa ni birebire ntago nabivuga akanya ngo birangire, nabyo tuzabikorera video wenda niriwe mu rugo wirirwanye nabo, abantu babone ukuntu twirirwa, babone ijoro ryacu ukuntu riba rimeze, byose. None se utumanaginga gute twese ko hari njyewe, hari abana, hari urugo cyane, hari akazi, hari nanjye ubwanjye, hari nawe ubwawe ugomba kwitaho. Sheri wanjye irimuzi ko nzasara ngabangiriza inshingano. Uko nkuzi ntabwo wakwicara, ntabwo byashoboka, wahita urwara. Nkunda kugenda cyane. Bagizeho kakaboro bashyira ku modoka katurika. Nuko katushimire umuntu waje kutuganiriza nubwo atagaragara, ariko abantu benshi nibasaba ko uzaza nyine ukagaragara ukabaganiriza tukagira utuntu dukora uzaza. Abana ntabwo uzabajyana wenyine, nzaza nyine nzazana n'abana banjye. Okay, ubwo umunsi abantu babonye video iriho abana ubwo na papa wabo azaba ahari. Yego nzaba mpari. Okay. So wakoze kuza, Imana ikumera imigisha kandi ndagushimira cyane kuba unshyigikira mu bikorwa byanjye. Urakoze. Ko hano hanze hari abagabo bagoye, ubu ngubu wenda nyine nabikubwira ukatubwira ati ahubwo ndaguhonda ibyo bintu ujyemo ntuzagarukire mu rugo. Ariko si kumeza. Terwa no kudasobanukirwa. Yego. Asante rero, ndagushimira cyane ko unshyigikira mu buryo bwose bushoboka. Urakoze. Imana ijye ikumera imigisha, Imana iduhe ubuzima. Amin. Yego. Mwakoze rero kudukurikira, Imana namwe ibamera ibyiza, mukomeze mushyigikire. Ahangaha muzajya muhabona ibintu byinshi cyane kandi byiza by'ingirakamaro, bishobora kugusetsa, bishobora kugira akantu gato bikwigisha cyangwa se kinini. Ndibaza uko byagenda kose ntago habura umuntu umwe cyangwa babiri ibyo tuvuga byagira icyo bimarira cyangwa se akanishima tu. Bye.